Nzo kumva official turabashubuje. Twaye ikaze mu biganiro byacu. Uyu munsi wa none rero tugiye gukora hamwe urusenda. Abantu benshi usanga bibagora cyane gutegura urusenda ushaka gukorera mu rugo ku buryo uza ko urusenda rufite donc ruri mu buryo bwiza. Rumeze nka rwa rusenda tugura. Rero uyu munsi wa none ndashaka kubigishiriza hamwe uburyo ushaka gutegura urusenda. Ariko mbere y'ibindi byose tujya ngo dushimire umugabo w'inshuti yacu ukunda gutunganya urusenda bamwita Steven. Steven rwose akora agasenda keza cyane kitwa Fresh Chill. Steven ari mu mujyi wa Kigali. Ukeneye kwiga ku bijyanye n'urusenda, ukeneye urusenda, uyu mugabo witwa Steven yagufasha rwose, akagufasha kwiga umushinga, ukabanamugurira urusenda. Afite agasenda keza cyane bakita Fresh Chill. Nimero ye ni 0787535871 cyangwa se 0722800104. Amwita Steven, umwana mwiza cyane uzi gukora urusenda. Yaradufashije mu ikorwa ry'iyi video, aho yagiye aduhugura ku bintu bitandukanye ku bijyanye n'urusenda. Nyuma abakunzi bacu batusabye muri comment zitandukanye utubigishe gutunganya urusenda. Rero twihuse, reka twihute n'uburyo ki gutunganya urusenda. Ushaka gushyiramo ibirungo bigiye bitandukanye. Ushaka gushyiramo wenda tuvuge ushyiramo ibitunguru, ushaka gushyiramo tangawizi, ariko urusenda rurimo tangawizi ntabwo ari byiza ku badamu batwite cyangwa se bagiye kujya mu mihango. Ugiye kujya mu mihango si byiza kurya urusenda rurimo tangawizi, birabujijwe. Ariko nyuma yaho yivuyemo ushaka kwirira nta kibazo. Kibi ni ukuba uri mu mihango ukarya urusenda. Mu rusenda rwose ushaka gushyiramo ibirungo bigiye bitandukanye, uko ubishaka ko urusenda rwawe ruhumura, uko ubishaka ko urusenda rwawe ruryoha. Hanyuma twihute n'uburyo ki dutegura urusenda. Dushimire cyane Steven. Yego, fata urusenda rwawe ururonge. Numara kururonga urushyire ku gasahani keza cyane. Hanyuma njye nifashishije ga, kubera ko urusenda rutera uburyaryate. Ushaka kwambara ga zimeze neza zidafite umwanda. Ushobora gufata ifurukanya cyangwa se ifoke n'icyuma ku buryo ufata urusenda ukajombaho ifoke ugakata, cyangwa se furusheti. Ariko njye nakoresheje ga. Ni uburyo rwose ushobora gukoresha. Hanyuma ukibuka kuba wasiga ibiganza byawe ukabisiga amavuta, kuko kenshi na kenshi wabisize amavuta ntabwo urusenda ruhita rukwinjiramo neza rwihuse. Yego, ushobora gufata ifurusheti n'icyuma ukazajya ushinga ku rusenda ugakata, kuko ugiye guteka urusenda ntabwo uruteka rwose, ugenda ukatamo uduce dutandukanye. Hanyuma ukibuka kuba wisize amavuta kugira ngo nuza gukora akakseda ku rusenda rutaza kugutera uburyaryate ku ruhu. Hanyuma ikindi kintu wakora ku rusenda umaze kurukata neza ni ugukata igitunguru n'ibirungo byawe ukabyegeranya. Biye kuri uyu munsi wa none nta birungo byinshi ushaka ko dushyiramo. Ndashaka ko dushyiramo igitunguru gusa tugakaranga. Hanyuma wamaze kurukata neza nk'uku nguku, twaruronze twarukase. Njye nambaye ga mu buryo bwo kwirinda uburyaryate. Ariko mbere yuko dukomeza, reka tubanze twamamariza abadutumye. Na 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 na. Siko mbona umeze neza mu matita. Ubu se nabuzwa n'iki kumera neza. Ubu ngubu sigaye nikorera isabune yanjye ntiriwe njya gutakabuza amafaranga. Ushatse kuvuga iki? Nshatse kuvuga ko ubu navumbuye ibanga ko nshobora kwikorera isabune, shampoo n'ibindi byose bimfasha nibereye iwanjye. Waba ukeneye kumenya gukora ibintu byinshi bitandukanye wibereye iwawe? Homemade tugufitiye igitabo kirimo amasomo menshi atandukanye wakwifashisha ukamenya gukora isabune, shampoo, pomade, gukora amarangi atandukanye, vaseline n'ibindi byinshi cyane. Tugufitiye kandi n'ikindi gitabo
gikubiyemo uburyo 30 ushobora kwifashisha ukora juice cyangwa se inzoga. Soma iki gitabo. Ukeneye ibindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 80 20 82. hanyuma nurangiza urakata igitunguru cyawe, ucamutse neza amavuta nk'uko ucamutse amavuta. Hanyuma nurangiza umaze gucamutsa amavuta ushyiremo n'igitunguru kitarashya neza cyane ngo kirungure, nk'uko ukigishyiramo ushaka gushyiramo n'urusenda ko birashyana no gukaranga. Hanyuma ikindi kintu nibagiwe ni uko nukoresha amavuta, urabona nk'aya mavuta turimo dukoresha amavuta adashobora kuba coagulate cyangwa se gufata. Hari amavuta yabugenewe, amavuta y'ubuto aza mu ducupa donc abenyana adashobora gufata. Kuko wibeshye ugashyiramo amavuta wenda tuvuge wenda ukoresheje nka chips wayitekesha urusenda, kuko rwazafata rukamera rukagemera nk'amavuta nyine, rugafata nyine rukamera nk'amamesa wenda n'urugero. Niyo mpamvu tugomba gukoresha amavuta yoroshye y'ubuto, yego ari ataba coagulate cyangwa adafata, ngo urusenda rwawe ruzakomeze ruhora ruri fresh. Yego ucamutse ubuto bwacu n'igitunguru bitaratinda nyine kitararungura, twongera mu rusenda rwacu, ugenda uvanga ukanda nk'uku nguku, uvanga ukanda. Hanyuma hari abantu bakunda kurya urusenda washirira cyane, ariko si byiza mu buryo bwo kugira ngo urusenda rwawe aza kuzamo udutirima tw'umukara n'iki cyose, uburyo umuntu uzaruha azakunyuzamo ijisho abone gusa n'umukara. Ugomba kurukaranga ukarugeza kuri kino kigero rwenda nko gushirira ariko rutashirira, donc urusenda rwahinduye isura. Hanyuma utarakuraho, harimo abantu bakunda gukonserva urusenda rukaba rwamara igihe kinini. Mu buryo bwo kubika urusenda kugira ngo ruzarambe, ushobora gushyiramo umunyu. Natwe reka dushyiremo akunyu gake cyane, yewe ibipimo byanyu biba biri mu kuboko, ariko byo uzashyiramo nk'amagarama y'umunyu, nk'amagarama 30 kuri litiro, uzashyiramo ikiko cy'umunyu. Harimo ushaka gukoresha vinegre ushaka gukora mu buryo bw'umunyu. Harimo umuntu uzashyiramo umunyu, harimo uzashyiramo vinegre, harimo uzashyiramo indimu. Yaba ari umunyu yaba ari vinegre uzabishyiramo bikiri ku ziko kugira ngo bituragurike y'amazi abanza avemo, usigana nyine vinegre ya nyayo itakirimo amazi. Uzabishyiramo bikiri ku ziko hakirimo agashyuhe, uzagabanya ku muriro, ushyiremo ka vinegre cyangwa se ushyiremo indimu. Donc udashyiramo umunyu wenda kuri litiro, akatware kuri litiro y'urusenda watetse uzashyiremo umunyu wenda nk'ikiko kimwe. Udashyiramo umunyu ugashyiramo vinegre, uzashyiramo vinegre wenda nka mililitiro 50, byibuze 50 bikiri ku ziko. Yego nudashyiramo vinegre ugashyiramo indimu, uzashyiramo indimu nk'ebyiri. Uzafata indimu uzicimbagura ushyiremo ntacyo bitwaye, yego ko birashyana nta kibazo. Hanyuma nurangiza urusenda rwawe neza rwamaze kwivanga cyangwa se rwamaze guturagurika, mu gihe wenda washyizemo vinegre murabizi isa nk'amazi n'ubundi bizaturagurika, ariko uzirinde. Hanyuma nurangiza wamaze gushyiramo indimu, naho ibisanzwe naho bizaturagurika. Urabizi ko indimu ari amazi mu mavuta, birumvikana ko izaturagurika, ariko bizahita bishiramo, ntabwo bizatinda. Twebwe uyu munsi twakoresheje umunyu. Hanyuma nurangiza urusenda rwawe rwatangiye guhindura isura, rwenda kwikanga gushirira, uzaruterura utereke akanya gato cyane. Yego bon, njyewe ntabwo nabikoze, ntabwo naruyunguruye, narakoresheje indabo warura amafiriti. Birumvikana ko nta bintu birenze, yewe ntabwo ari mu buryo bwa business cyangwa se mu gucuruza. Nifashisha ikidaho nyine, ubona ko ngiye no kubiyoramo, mbishyira mu isahani, sigana agasenda kari fresh. Ikindi kiba gisigaye ni
ugatereka. Ariko wowe n'uba uri mu rugo uzafata akayunguruzo kayungurura icyayi urusenda rwamaze rugishyushye ariko atari cyane. Hanyuma nurangiza uyungurure, kuko nuyungurura rugishyushye ku bantu wenda muranyihanganira uyu munsi ntago nigeze mpanga ibintu byo kuyungurura. Wenda ubutanze abakora video nziza igice cya kabiri cy'urusenda turimo uburyo ushobora kuruyungurura ukarepackaging ukarushyira muri package ugafunga neza cyane ugashyiraho etikete ugacuruza. Icyo gihe twebwe tuzaba twakoresheje vinaigre cyangwa se tuzakoresha acide citrique. Ubakunda chemicals cyangwa se amaproduit ushobora gushyiramo acide citrique. Acide citrique n'umuntu nayo ni kimwe na za vinaigre, ni kimwe n'indimu, uzabishyiraho bikiri ku ziko bituragurike. Nimara guturagurika uterura urusenda rwawe rutereke hasi rukiri akazuyaze rugishyushyemo, nibwo runyura mu kayunguruzo. Iyo ubeshye rugahora usa nk'urufata rukegerana, ariko iyo urusenda rugishyushye ushobora kunyura mu kayunguruzo. Tuzakore parti igice cyacu cya kabiri cy'urusenda ibyo kidushobora kuruyungurura, zaruteka nyuma gukora igice cya kabiri cyo kuruyungurura. Acide citrique no kugira ngo urusenda rurambe, vinaigre no kugira ngo rurambe, indimu no kugira ngo rurambe, ariko uzahitemo icyo ushaka cy'umwimerere. Abantu benshi ntabwo bakunda gukoresha acide citrique cyane ko inahenda, bakunda gukoresha indimu cyangwa se gukoresha ka vinaigre mu buryo bwo kugira ngo urusenda rudatakaza umwimerere, cyangwa se rudatakaza impumuro, cyangwa se rudatakaza uburyo, cyangwa se rudatakaza kari akantu ko kuryana. Ubutaha nzabagezaho imimaro y'urusenda. Urusenda rugira imimaro myinshi cyane hafi 400, aho uzasanga urusenda ku bantu bagira amaraso akonje cyangwa se bagira umubiri ukonje, urusenda rwafasha kongera ubushyuhe. Urusenda rufasha mu gitanda. Shaka ubutanza bakorera imimaro y'urusenda bigishe n'uburyo ki bayungura mu gice cyacu cya kabiri. Hasta la vista. Ibitekerezo cyangwa inyunganizi ni kuri izo nimero ureba kuri screen yawe, ziba no kuri WhatsApp. Kunze kumva ufasho rero reka dusoreza. Dushima wakansa subscribe, like, comment, share. Dushima udahwema kudukurikirana no guha ibitekerezo bitandukanye. Hasta la vista.